birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Abantu mudukurikirana kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, nongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nongera kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye nuzabarye. Ese uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ese ugusigiye ubukene, ese ugusigiye ubukire, ese uyu mwaka wahuriyemo n'ibibazo byinshi, ese umwaka w'ibihumbi 2026 urashaka winjiramo gute, ese uwiteguye gute? Niyemeje gutembera hano mu mujyi wa Kigali ngo nkwereke uburyo ki umwaka bawiteguye, ndetse kuntu umwaka bamwe bari kuwuserebura bavuga ati twakoze twarakoze. Ese wowe uyu mwaka wa 2026 ingamba ugiye kwinjiranamo ni izihe? Twandikire muri comment kugira ngo n'abantu twese tubibone. Haduherereye mu mujyi wa Kigali, niyemeje gutembera mu mujyi wa Kigali kugira ngo mbereke ibyiza bitatse u Rwanda, kugira ngo mbereke ati se umwaka bawiteguye bati. Nkuko mubireba rero, hanga turi mu mujyi wa Kigali kuri ropuwe ya mbere, neza abantu muzi iyi ropuwe ngira ngo murahita mubibona cyane aho amazi abazamuka ku mabuye. Ndakeka abantu ba kameramani, ba fotogarafu, ahanga ndakubwira ngo ifaranga bariyoye kubera ko abanyeshuri bari kuza kwifotoza ku bwinshi cyane. Bivuze ngo rero abakameramani, abafotogarafu hanga babonye agatubutse. Nko mureba kuri kamera rero za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko umujyi wa Kigali udekoye, umujyi wa Kigali uratatse pe. Ariko mu bihugu byo hanze nko mu Bushinwa, mu Buyapani, nyine ibihugu byo hanze byateye imbere, ubundi aya mabara ubundi ahoramo mu busitani bwabo, ahoramo 2026. Umwaka twawutangiye ndakurahiye, umwaka batangiye kuwandika byarangiye, 2026 twawinjiyemo. Ariko mu mujyi wa Kigali raturakeye, nubwo bavuga ngo sha umva, reka mbabwize ukuri, gupfa udakize buriya ni ibintu bibi cyane. Gupfa udakize biragatsindwa n'agasani. Ariko reba nk'ubu ngubu wifitiye imodoka yawe hano mu mujyi wa Kigali, ariko nyine bajya bavuga ngo umushonje arotarya, ariko ntacyo reka mbivuge. Wifitiye imodoka yawe hano mu mujyi wa Kigali, ufite n'inzu yawe, urya unywa nta kibazo ufite, ibyano bibona urongorera ku gihe, aho waba umbwira yuko utaba uri mu ijuru ni hehe? Nta bibazo ufite, niwabuze icyo kurya, niwabuze icyo kunywa, waba warakize wallahi wakibaro.